The Fourth Queen episode 6. Dorukana Shekina ageze mu rugo mama agahita amubwira ngo yitegura ajye ku kazi. Mama se akazi yakoraga kaba ari akahe? Reka tugereze twiyumvire uko byagenze. Ubwo Shekina yahise yitegura ajya ku kazi. Akigerayo yasanze abandi bakozi bose bahageze. Gusa hari sekreteri Emma wamukundaga cyane yahise ajya kumwakira. Maze aramubaza ati, "Wow, Shekina, you so beautiful." Ako si kuki washyirewe uyu munsi? Maze Shekina ahita amubwira ati, "Oh, merci. Now you so beautiful." Ariko nyine ikintu cyatumye nyererwa uyu munsi, nyine nahinduye ikigo. Urabizi ko boss yari yambwiye ati ntabwo nakora muri iyi company ngo ngume no mu kigo nigagaho, nyine ngo cyari gusebya company urabyumva. Niyo mpamvu nyine bahise bambwira ati nindamuka mpwembwe bya kabiri nzahita nshaka ikigo nyine. Maze Emma arangije amazi ati, "Wow, that's great. Niba wahinduye ikigo ni byiza cyane rwose. Ahubwo se we wagiye kwiga ku kihe kigo?" Maze Shekina amubwira ati, nyine nagiye kuri Regent High School." Maze Emma akibyumva ahita atangara cyane. "What? Regent High School? Oh, means that you know the three queens." Maze Shekina ahita amubaza ati, "What you say? Who?" "Ya, ndavuze nyine ngo birashoboka ko wabuze the three queens." Maze Shekina ahita amubwira ati, "You say the three queens? Ubazi hehe wowe?" Ntabwo numva ukuntu waba ubazi ariko none se the three queens nabonye ari ubukobwa buraho budashamaje nabonye mwakiriya kigo. Maze wa musekreteri Emma ahita amubwira ati, "You say? Ngo ubukobwa budashamaje?" Asha Shekina, ndagukunda cyane rwose pe, ariko nyine uzagira uko ubitwaraho cyane kuri no muri iyi company. Maze Shekina ahita amubwira ati, "What? Ibyo bihurira he na company kandi? Bariya bakobwa ko nabonye ku ishuri nyine nabonye ari ubukobwa buraho bwirata gusa ntabwo bushamaje cyane ko no muri class nabonye nta kirimo rwose pe, ntacyo njye sinjya nca ku ruhande." Nta kirimo rwose pe, gusa nakubeshya ariko nyine nabonye ni ubukobwa buraho bwirata bwo bwakajije ibintu byose nyine nabonye ari ibintu biraho." Maze Emma ahita amubwira ati, "Mva nkubwize ukuri pe, nushaka ibyo ngibyo bivugisha ubisubize ukuri. Gute se kandi uzi ko ufata ibintu nyine kuko utabizi?" Ako se Shekina, uzi ko burya tutakubwiye? None se uzi Tom Ramujama nyine wari usimbuye wasanze nyine bamwirukanye akagenda? Maze Shekina amubwira ati, "Wow, that handsome. Sha naramukunze cyane pe, nubwo nasanze agiye ako nyine nayo namukunze, yari mwiza kandi nabonye ashobora kuba ari umunyamurava." Maze Emma ahita amubwira ati, "Yari umukozi mwiza, twese twaramukundaga, nta n'ikintu rwose twapfaga nawe, yaradusetsaga hano pe, tukaba tumeze neza dususurutse. Ariko sha nyine baramwirukanye turababara, ariko tugiye kubona tubona nawe barakuzanye nyine uze kuje kumusimbura. Ako nyine gusa ibyo nashaka kukubwira pe, witware neza kuri bariya bakobwa. Icyo utazi cyo nuko hari umukobwa umwe muri bariya nyine ni sister wa boss wa hano." Maze Shekina ahita amubwira ati, "What you say? Jesus Christ, uvuze? Ntububwiye ngo umwe muri bariya muri tuya dukobwa twirata kuriya ni sister? Ni sister wande? Nshobora kuba ndota. Ndetse ni sister we mu nda cyangwa ni sister we muri ibi byateye?" Maze Emma ahita amubwira ati, "Oh, you're not dreaming. Niwe ni sister we gutya mu nda." Maze Shekina ahita amubwira ati, "None se ko ari batatu, ubwo muri bo ninde sister we?" Maze Emma ahita amubwira ati, "Okay, ntabwo nibuka neza amazina yabo gusa nyine ndamutse nyibutse cyangwa akagira unyanyibutse nahita mumenya." Sha nyine nibyo nakubwiraga, niba agiye kuri The Regent High School
umenye uko ubitwara nushaka ube n'inshuti yabo kugira ngo nyine bagukunde bakuzamure n'izina hano muri kampani. You say? Shekina njyewe niyunge kuri The Three Queens. Ni ibintu bitavaho. Maze Emma arangije ambwira ati ubiyungeho nese mwashwanye ko mvuze nyine ngo mu b'inshuti yawe ubwo mvuze ngo ubiyunge ariko umuntu yiyunga kuba bashwanye. Shekina arangije ambwira ati you don't know, ako nyine ntabwo nakwiyunga kuri buriya bukobwa buri tete vide kabisa. Shekina urabikoze, ibazongu wari bosi udukomangiye. Shekina nahita nkwigarika mu mana imbere n'inyuma, navuga ko ntabizi byabaye byose. Shekina nukwenda kwiyibaba. Shekina we ngaho ma wasanga atari bosi wabo ubaguye gitumo. Ubu se Shekina yabyitwara mwate ko yakomeje yihagararaho ngo The Three Queens nta kintu bamukoraho. Guys, ubu se Shekina The Three Queens nibaramuka bamenye ko akora muri iriya kampani n'ukuntu yabagize ku ishuri, byo bizagenda bite? Guys, ndabakunda cyane, mureke dutegereze episode ya 7.